Yes, reka nongere basuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe tubana buri munsi biganiro byacu bitandukanye. Tumaze iminsi tudahari kubera impamvu twabamenyesheje twaje gutakaza umurongo wacu twumvikaniragaho mu bihe biherutse. Yari maze kuba sare nini cyane ariko kubw'amahirwe make tuza kwitakaza, ariko rwo twayitakaje twongeye kugaruka. Uyu nundi murongo mushya wa Rutamu Talk Zone TV. Niyo mpamvu abasportifu mwese aho mva mukagera tugomba kongera kujya muri wa mujyo dukora subscribe kugira ngo tujye tubona ibiganiro byacu buri munsi uko buke nuko bwije. Amakuru aba ari menshi atandukanye, amatransferi arimo kugenda avugwa cyane haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Urumva ko dufite byinshi bijye bitandukanye. Kugira ngo rero ukomeze kugenda ubona byinshi buri munsi ku murongo wanyu, nuko ukora subscribe kugira ngo twongere tubane. Nawe waka subscribe, ushaka wakora share kugira ngo ufashe abandi bataratumenya kutumenya, hanyuma sare yongere garukemo abantu kandi abyizeye ko nta kintu na kimwe umusportifu wa nyawe yakwima. So mbahaye ikaze rero kuri uyu mugoroba tugiye kuganira byinshi bijye bitandukanye. Tugiye kwibanda muri ekipe ya Rayon Sport. Hari amakuru akomeje kugenda atugeraho ariko iza true, ni amakuru ya nyayo. Ese kuki Idrissa Kuyate agiye gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport? Niki cyabaye? Ndagira ngo tubibutse ko igihe cyageze ekipe ya Rayon bisa naho ubwumvikane bubaye bukeya, buri wese akazana umuntu amukuye ku giti cye. Nyamara komisiyo yashizweho yo kugira ngo ishinzwe rekiritoma no kugura abakinnyi mu gihugu cy'u Rwanda bisa naho bambuwe agaciro. Iryo ambugwa ry'agaciro kabo ryaje gutuma buri wese agira ijambo kuri rekiritoma. Hisangwa hari abakinnyi bamaze kwinjira muri groupe ya ekipe ya Rayon nyamara batamerita gukinira ekipe ya Rayon Sport. Ibyo byose nibiri kugenda bivugwa cyane hirya no hino tugiye kwinjira muri iyi transfer. Ese Idrissa Kuyate yaje ate muri ekipe ya Rayon kugeza ubwo asinya amasezerano nyuma y'icyumweru kimwe akaba agiye gutandukana na ekipe ya Rayon Sport, ndetse ayisaba amafaranga yose imbumbe kugira ngo yemere kuva muri ekipe ya Rayon Sport? Urumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Hari amakuru tubizanyeho tujya kugira tubabwira kugira ngo twinjira tunamenasa n'abandi bakinyi bagomba gusohoka mu ikipe ya Sport uko byagenda kose, ndetse n'undi muntu urimo kugenda avugwa ko ashobora kuba yaza gusimbura Idrissa Kuyate mu izamu rya ekipe ya Rayon Sport. Tujye kuza tubiganira, ariko turongera twinjire muri APR Football Club. Muri ekipe ya APR ibintu bimeze neza cyane. Umutoza Taleb yamaze kubona ekipe ye, ndetse amaze iminsi ibiri badakora imyitozo kuri baro bajya muri gym. Bivuze ngo ni ekipe ya APR irimo kongera imbaraga z'umubiri kugira ngo barebe ko minsi iri imbere baza bafite fitness iri hejuru cyane. Kandi ajya kumenyesha ko abakinnyi bose baguzwe na ekipe ya APR bamaze kugera muri groupe. Bivuze ngo nta mukinnyi utarahagera. Turaza kubyinjiramo tubihuze n'amasura mashya, ariko hari agisi ikomeye cyane iyo umutoza Taleb nyuma yo kwakira kiba abanyamahanga. Ese yabakiriye ate? Cyane cyane kuri William, uyu munya Cote d'Ivoire wavuye mu gihugu cya Turukiya mu cyiciro cya kabiri, akaba yaramaze gusinyira ekipe ya APR. Hari amakuru tubazanye tuje kumuvugaho kuko umwe mu bakinnyi bagomba kwitondera cyane muri sezo. Nawe ngo nuko abantu bayobye bakerekeza amaso mu nzove cyane, ariko n'ishorongi umupira ngarawufunga papa. Iyo ngene ekipe ya APR Football Club n'ibindi byinshi bijye bitandukanye. Manishimwe Jabel, uyu mugabo nyuma mu gihugu cya Iraq ari hano i Kigali mu Rwanda. Hari amakuru yamujyanaga muri ekipe ya Azam Football Club yo mu gihugu cya Tanzania, ariko kuri uyu munsi biciye
kuri management ya Manishimwe Djabel biravugwa ko atakeje muri ekipe ya Azam kubera ko egomba kujya gusimbura uwitwa Feitoto wifuzwa na ekipe ya Kaizer Chiefs ku bihumbi 500 by'idolari, ariko Kaizer Chiefs gatanga 350 by'idolari. Bakavuga bati never, ibi ntago bibaho, twebwe dukeneye amafaranga imbumbe. So biraba ko Feitoto ashobora kongera gukina indi season mu gihugu cya Tanzania, akaba ariyo mpamvu deal ya Djabel isa naho yasubiye hasi. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane, ariko twana Felista Manishimwe Emmanuel Mangwen, uyu mugabo muramuzika yaramaze hafi amezi 7 ari mu mvune atagaragara mu bikorwa bya sport muri rusange, ariko yamaze kongera kwantendinga imyitozo muri ekipe ya FC Limassol yo mu gihugu cya Chypre. Urumva ko ni amakuru meza cyane kuri uyu mugabo ugomba gukora mu kwezi kwa 9 akaza yaramaze kuza muri ekipe nationale. Good. Ndongera nkwibutse ikintu gikomeye cyane, nshuti muvandimwe, ari no gupfukama napfukama, ariko kora subscribe. Kora subscribe kugira ngo ufashe abataratumenya kutumenya. Wari umuryango mugari muri sale harimo birenga 10 by'aba subscribers, ariko twaje gutakaza channel, niyo mpamvu twongeye gutangira bundi bushya. Iyi ngiyi ni link cyangwa se ni ikiganiro kindi twakoze kugira ngo dukomeze kujya dupushinga turebe ko byagenda bizamuka. Ubwo rero nimba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza kugira ngo kandeho wongere kudusapotinga, udufashe, udushigikire kugira turebe ko minsi iri imbere byazagenda neza cyane. Muri ekipe ya Rayon Sport amakuru ari kuvayo kano kanya na yahe? Hari abakinyi bagomba gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport ku kibi no ku cyiza. Hari abahabwa amafaranga yabo imbumbe, hari n'abandi baragenda bakazayoherezwa binyuze muri kontara bagiranye na ekipe ya Rayon Sport. Ikintu cya mbere cyatunguranye ni ku mugabo Idrissa Kuyate. Uyu mugabo Idrissa Kuyate yasinye muri iyi minsi, ntago aramara igihe kirekire yasinye ekipe ya Rayon amasezerano y'imyaka 2 nk'umuzamu wa ekipe ya Rayon Sport. Ariko amakuru tugeraho nuko uyu mugabo agomba gutandukana ekipe ya Rayon, nyamara bagatandukana kubera kutagaragaza imbaraga cyangwa se ubushobozi buke ariko kugaragaza mu myitozo y'umutoza Lotfi. Icyo kwibaza, yaje muri ekipe ya Rayon Sport gute? Abamuzanye iyo ngiyo ni ingingo yo kotera kure yo kuganira. Ariko nanone kuri Idrissa Kuyate nge mbona kumurekura kano kanya baba bihuse. Ati gute? Huko Idrissa Kuyate uyu munyamari, tugiye kuri parikuru tukaraba amakipe yagiye akinira, hari amakipe nakwita meza hano ku mugabane wa Afurika nakina imikino ya Champions League, amakipe akomeye, hakaba nandi nyine yo kumufasha kugira ngo abakina umupira. Iyo tugiye kuri parikuru dusanga yarakiniye ekipe ya Nouadhibou yo mu gihugu cya Mauritania. Iyi ni ekipe ikomeye cyane kandi nawe by'ukuri ni umwana ukiri muto cyane ku myaka 24. Ikintu abura ni bike cyane. So nge ntekereza ko fitness ishobora kumara ikibazo, bikaba byatuma wenda atitwara cyane mu minsi ya mbere, kuko kwera naje nahita akora imyitozo arindira kubanza gusinya amasezerano. Ariko igihe hamaze adakina nacyo ni igihe cyo kongera kureba. Ibyo byose rero nibyo duhuza tukavuga tuti ntabwo ari isanga muri ekipe, yakabaye ahabwa izindi chance. Kuko kumva ngo usinyishije umukinyi mu cyumweru kimwe muratandukanye, haba harimo weakness ikomeye cyane ukuntu yo gusinyisha abakinyi muri ekipe ya Rayon. Good. Ashobora kuba turi umukinyi wenda udasanzwe, ariko byibura izo chance yazihawe ntazo yahawe. Nimba aramaze hafi amezi 3 adakora ku mupira, adakina, bivuze ngo ugomba kumutonda. Icyo cyo niko kuri. Iyo baro usa naho yanze nayo iraguhunga. Ariyo mpamvu ufatiye kirekire cyo kongera kwitoza ku buryo buri classic. Sibyo? Uyu munsi rero ekipe ya Rayon iri gutekereza ko yamurekura akajya gushakira ahandi bagasesa amasezerano ku bwumvikane,
ariko bavuga ko mu gihe aramuka ava muri ekipe ya Rayon arahabwa ibyo yasinyiye byose kugira asohoke muri ekipe ya Rayon. Ubona ko ni deal igomba kugorana cyane muri ekipe ya Rayon. Sinzi nimba byahita bikunda cyangwa se bikemera, ariko biravugwa ko agomba guhabwa ibyo yasinyiye byose akimara kuza muri ekipe ya Rayon Sport. Mu by'ukuri Idrissa Kuyate sofa nta byinshi namuvuga kuko ntabwo urize mubona ari gukina, abana ngo mvuge ngo ni umukinnyi cyangwa se umukinnyi utari mwiza, gusa ni umukinnyi ujya kureba kuri gabari, physical appearance, imbaraga z'umubiri. Ubona ko ni umukinnyi nyine uri hejuru cyane, uremereye, afite imbaraga, yuzuye izamu, ni umusore, kujya muri duel imipira arayigarura, ariko nye mbona yakwiye kwitabwaho birenze uko bita ku bandi. Mutoza Bakame akamwitaho, hanyuma nayo bang umutoza fitness coach akongera akamwitaho ku buryo aragarura imbaraga z'umubiri vuba, hanyuma bakareba ko byatanga umusaruro. Ariko muri ekipe ya Rayon kano kavuyo ntabwo byaba bisa neza. Ariko nanone handi makuru avuga ko uwitwa Kwizera Olivier Gishweka ashobora kuba yatangiye kuganira bwihishwa na ekipe ya Rayon kugira ngo abe yayigarukamo ayifatire mu gihe cyose itaruke n'uwitwa Idrissa Kuyate. Ibyo byose rero nkumva ko hashobora kuba hari abantu bari inyuma bavuga bati oya kubw'inyungu runaka katuzane Olivier hanyuma Kuyate tumusezerere. Ibyo nabyo bigomba kurebwaho, ntabwo twabyize 100% kuko birashoboka cyane. Gusa ariko nuko beza muri ekipe ya Rayon, ubwo tugomba guteza tukareba ese koko Idrissa Kuyate arasohoka muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa se arahaguma. Yes, ni byinshi cyane byo kuvuga, ariko ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana neza buri munsi, dukorane byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi ko nyine twarakubiswe cyane kujya naho twifuje kureka bino bintu, ariko umutima muravuga ngo ongera ukore n'ibintu uko byatangiye. So ndagira ngo nsabire umugisha umuntu wese wemeye ukanda subscribe kugira ngo ajye abona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, adushigikire, nibyo gaciro gakomeye cyane. So hasta la vista ku muntu wese, cyangwa se stay in touch, cyangwa se Charlotte ku muntu wese utinangiye imitima akumva ko agomba gukanda subscribe, ubundi akongera akaba mu ba mbere bajoininze umuryango mugari wa Rutamu Talk Zone TV, iwabo wa basportif.